kandi irakwiriye gushimwa no gushyirwa hejuru. Turabahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha abo twabanye umwanya wo kuramya no guhimbaza. Imana umugisha abaririmbyi badufashije muri uyu mwanya. Imana iha umugisha mwebwe mwese mudukurikiye. Imana iha umugisha abari mu buhanga bw'ibyuma. Imana iha umugisha mwebwe mwese twakoranye amasengesho y'imisi 21. Nukuri mwaritanze ku buryo bukomeye, kandi Imana turizera yuko yumvise gusenga kwa buri wese. Mbere yuko rero twinjira mu mwanya w'ijambo, reka tubanze dufata uyu mwanya. Reka tubanze dufate uyu mwanya mu kubiba imbuto. Reka dufate uyu mwanya wo gutanga amaturo. Abadukurikiranye online, abari online kuri YouTube cyangwa se abari kuri Zoom, nomero mushobora gutangaho icya 10 ni 07 8 8 86 58 40. Ndayisubiramo ni 07 8 8 8 6 5 8 40. Hanyuma abari ku mbuga twabahaye izo nimero zose, igihugu cyose wabuherereyemo muri East Africa, buri kundi mugabane cyangwa mu kindi gihugu urashobora gukoresha word limit, nabyo birashoboka nta kibazo, cyangwa se Western Union. Hanyuma abari online namwe, nimero zirimo ziratambuka aho hasi, murashobora kuzisoma, hanyuma tugaturira Imana, tugatangira Imana. Ni umwanya mwiza ko muri kano kanya turimo dusoza y'amasengesho y'imisi 21, watanze umubiri waweho igitambo mu kubaho kw'Imana, watanze umubiri waweho igitambo kinezeza Imana, wahebye byinshi ureka byinshi kugira ngo unezeze Imana. Ariko reka muri kano kanya utange no mu byo Imana yaguhaye. Ituro ryawe ni ingenzi cyane mu bwami bw'Imana, kandi Imana iraguha umugisha. Mboneraho no kubashimira mwebwe mwese mu bikora igitondo n'umugoroba, kuko imbuto zanyu, kubiba kwanyu nibyo bituma n'ubundi dushobora gukomeza gukorera Imana, nibyo bituma dushobora kubona ibikoresho byose bituma ubutumwa bwiza bushobora kubageraho. Nubwo hagati yacu haba hari imipaka y'imbibi z'ibihugu, turi kure yanyu, ariko biciye muri ikoranabuhanga, biciye muri internet, biciye muri ibi byuma, ubutumwa bwiza bushobora kubageraho aho muri hose. Imana yacu ihabwa icyubahiro ku bwanyu, dufatanyije n'amanywa gukorera Imana. Reka muri kano kanya dusengera wese urambuye ikiganza cyiwe ugiye kubiba imbuto yiwe. Hanyuma niturangiza turinjira mu ijambo ry'Imana, hanyuma turagira n'umwanya wo gusenga, dusengera iyi misi 21 turimo dusoza. Reka muri kano kanya dusengera bose batanze amaturo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turasenga abanga bose batanga amaturo, batanga icya 10, batanga imbuto zitandukanye, basapotinga umurimo wawe, bashyigikira ubwami bwawe, bakora mwami igitondo n'ijoro kugira ngo ubwami bwawe bwubakwe kandi bwaguke muri iyi si. Ubaha umugisha, ikiganza cyawe kibe hejuru y'ubuzima bwabo, ubagirire neza, ubiteho, kandi ugusenga kwabo kugera imbere yawe. Reka gusaba ko umuntu wese mwami kukugereho, ukwinginga ko umuntu wese kugera imbere yawe, kubw'izina ryawe no kubw'icyubahiro cyawe. Turagushimye Imana kuko byumvise, turagushimye kuko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka
dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Turasoma mu gitabo cya Daniyeli ibice 10. Turi ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Daniyeli wahimbwe Belutashazari, hariho icyo yeretswe, kandi cyari icy'ukuri, ari cyo ntambara zikomeye. Amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Murongo wa 2. Muri iyo minsi jyewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira. Nta mutsima najyaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere, nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekelu. Nuko nteruye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi, kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso he hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenywe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni jye Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko sigara aho jyenyine, mbona ibyo byerekanywe bikomeye. Sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwari bumpindukiyemo ububore, ndatentebuka. Ariko numva ijwi ry'amagambo ye, nkiryumva ngwa nubamye, ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho, kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Arambwira ati, yewe Daniyeli, mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira. Haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumweho. ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo, ndahaguruka mpagarara ntingurwa. Aherako arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe, kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, hinda mu bami b'Ubuperesi. Imana yacu yabwe icyubahiro. Haleluya. Data, turagushimye kubwira ijambo, uriho imbaraga, urisuka amavuta, umwuka wawe wera n'imbaraga zawe biribemo, kandi umugisha umuntu wese mwami ukurikire iri jambo, kandi ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu mugoroba turangije iminsi 21. Iyi minsi 21 ihwanye n'ibyumweru 3. Twatangiye kuwa mbere w'icyumweru cya mbere, turakirangiza icya kabiri, turakirangiza uyu munsi ni ku cyumweru. Twujuje ibyumweru 3 bitaburamo umunsi n'umwe, bihwanye n'iminsi 21. Ibi byumweru 3 ntabwo ari twebwe aba mbere tubikoze. Umugabo wa mbere wabikoze ni umugabo witwa Daniyeli. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane kandi akorera mu nzego zo hejuru. Ni umuyuda wavuye iwabo ari imbohe. Bamujyanye i Babuloni nk'uko bajyanye abandi bose. Agenda ari imbohe.
agenda aziritswe amaboko. Barabajyana babagejeje i Babuloni. Bibiliya avuga ngo baraza batoranyamo abanyabwenge bajyana kwiga mu mashuri y'ibwami. Byagendaga gute mu gihe cy'umwami Nebukadinezari? Bwari ubwami bukomeye bwa Babuloni bwayoboraga isi yose. Rero bagendaga mu bihugu bitandukanye. Bwarazaga bukajya no muri Afurika, bukajya mu Burayi, bugafata Aziya yose. Mbibutse ko i Babuloni ahangaha naho twita muri Iraq uyu munsi wa none, waba wa Saddam Hussein. Murahazi Amerika yahagabye igitero ikura bwami bwa Saddam Hussein irahasenya. Ahangaha muri Iraq i Baghdad niho hari umurwa mukuru wa Babylon. Niho ubwami bwa Babylon bwari buri. Aha rero niho Daniyeli n'abagenzi be n'abandi batandukanye bajyanywe bavanywe i Yerusalemu. Yerusalemu muri Israeli murahabona. Niho bakuwe. Ahangaha Palestina. Barazamurwa bajyanwa muri Iraq. Yuri kuri map urabibona. Navuga ngo hari imvugo ya Bibiliya ya kera mu gihe cya kera, ariko uyu munsi wa none ibihugu bitagifite amazina byitwaga icyo gihe. So rero iriya Babuloni, iriya Iraq no yari Babuloni. Hari Baghdad no hari icyicaro cya Nebukadinezari. Icyabaye ni kimwe, nuko Nebukadinezari amaze gusenya Yerusalemu, agasenya urusengero rwa mbere rwubatswe na Salomo, banyaze abanyabwenge n'abantu bakomeye bose babajyana i Babuloni. Ariko ibingibi ntabwo byakozwe i Yerusalemu gusa, ahubwo no mu bindi bihugu barahajyaga bakabitsinda. Ariko bo ntabwo banyagaga abantu babo. Iyo bamaraga gutsinda ibi bihugu n'abami, batwaragayo ingabo zabo n'abatware babo, bakabategekerayo, bakabayoborerayo. Ariko bageze i Yerusalemu siko byagenze. Ho muri Isirayeli ntago bajyanye umutware ngo abayobore, ahubwo igihugu baragisenye, abaturage barabanyaga. Nicyo gihe Yeremiya yanditse igitabo cy'amaganya ya Yeremiya avuga ngo Yerusalemu wa murwa mwiza w'icyubahiro uhindutse amatongo n'amarira gusa. Daniyeli ajyanwa hamwe n'abandi. Nicyo gihe na ba Esiteri na ba Moridekayi bajyanwe, bose bajyanwa i Babuloni. Ariko bahageze, umwami wa Babuloni yajyaga agira strategy zo gufata abanyabwenge baturutse mu bihugu bitandukanye yakoronezaga mu isi, hanyuma bakabazana i Babuloni, barangiza bakabigisha imico y'abi Babuloni, bakabigisha ubwenge bwabo, bakabigisha imikorere yabo, hanyuma bamwe muri abo ngo bakabatoranya bakabasubiza mu bihugu byabo kugira ngo bagende babitegeke, ariko bakorera inyungu za Babuloni. Iyo systeme niyo abanyaburayi bakoresheje barimo barekura ibihugu bya Afurika babiha ubwigenge. Bafashe abana bari barizi wabo, bariya bose ba Kwame Nkrumah bari barize iyo ngiyo i Burayi, hanyuma barangije babaha ibihugu kugira ngo bari babiyobora, ariko abasinyisha amasezerano atuma n'ubwo ibihugu bya Afurika byabonye ubwigenge ariko bigomba kuguma bikorera abanyaburayi. Abategetsi bagiyeho bakabanza guca i Burayi, bagafata treni zabo, bakabaha ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo, hanyuma bakaza kuyobora ibihugu ariko barimo bakorera inyungu z'abanyaburayi. Niyo mpamvu Afurika igize imyaka yose irenga hafi 70 ibonye ubwigenge ariko ikaguma
iri mu bucakara, imitungo si igisahurwa, abazungu bagifite ijambo rya nyuma. So iyo systeme rero yari y'ubwami bwa Babuloni, niyo bakoreshaga, bagendaga bagafata abana bakabakura mu bihugu byabo bazi ubwenge, bakabazana i Babuloni, bakabashyira mu mashuri yabo bakabigisha, bamara kubigisha bakabasubiza mu bihugu byabo, ariko bagiye gukora inyungu za Babuloni. Uko rero niko muri uko gutoranya baje gutoranya abana b'Abaheburayo 4 kugira ngo nabo baze mu mashuri y'ibwami nabo bige, bigishwe, bashyirwemo politike zose za Babuloni, hanyuma bazasubira iwabo i Yerusalemu bagende bakorera inyungu za Babuloni kugira ngo bakorere igihugu cya Isirayeli. Babajyanye mu mashuri y'ibwami. Muri abasore 4 harimo umugabo witwa Daniyeli. Uyu mugabo Daniyeli yari kumwe n'abagenzi biwe Saduraka, Meshake na Abedenego. Babageze mu ishuri ry'ibwami, kuko bagaburirwaga ibintu biterekereye, bagaburirwaga ibintu byabanje gutongerwa kubigirwamana n'imbaraga z'ikuzimu n'imyuka y'abadayimoni. Baravuga ngo twebwe ibi ngibi ntabwo tuzabirya, kuko ibyo ngibyo nibyo bakoreshaga barimo bacenjinga imitekerereze y'aba bantu barimo bigisha. Barabamanipiraga bakabakuramo imitekerereze yabo, bakabakuramo gukunda ibihugu byabo, bakabakuramo gukunda abaturage babo, bakabashyiramo gukora ubwami bwa Babuloni no gukora munsi y'inyungu z'ubwami bwa Babuloni. Ibyo nibyo bakoraga. Rero Saduraka, Meshake na Abedenego na Daniyeli babibonye bavuga ngo ibi byo kurya byaterekerejwe birimo aya marozi nibi ngibi bihindura imitekerereze y'abantu, twebwe ntago turi buze kubirya. Basanga uwatekaga ibyo kurya bambwira ngo twemerere tugusabe, ntago turi buze kurya bino byo kurya, ati nimutabirya muzananuka. Ati no, twebwe tugaburira ibishyimbo n'amaminwa yabyo n'imboga zisanzwe z'ibyatsi, hanyuma ibyumweru 2 n'ibishuru uzaza udusuzume urebe, nubona tumeze nabi uzabona udusubize kuri biriya byo kurya by'abami. Ariko biriravuga ngo aje kubareba asanga basa neza, barabyibushye kurenza babandi bajya bya byo kurya by'ibwami biterekerejwe. Y'umwuka Imana kuriho, imbaraga z'Imana zikuriho, ushobora kurya ibishyimbo n'idodo, Imana ikagusiga ubwiza, ikagusiga igikundiro, ikagwa kubyuka, ikagwa kugira amagara meza. Abarya za mayoneze na za breba n'amafirita adasiba n'inkoko zivuye i Burayi n'amafi yo mu Buyapani, bahora kwa muganga n'amadiabete n'ibirwara by'imitima n'ibiki byose n'imivuduko y'amaraso, bahora baspending ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari bajya kwivuriza za South Africa n'ahandi hirya no hino no mu Buhinde. We wicaye wigaramiye, wirira ikijumba gitogosheje, ukirira ikirayi kiri aho ngaho kivanze n'ibishyimbo, ukigamira ukabyuka uri muzima ukomeye wihirika nk'ibuye. Imana ijya ibikora iyo uyizeye, iyo uyiringiye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo ikirisha amagare n'amafarashi. Haleluya. Rero ngo iminsi igeze bazana Saduraka, Meshake na Abedenego ndetse na Daniyeli imbere y'umwami. Mu bibazo byose byabajijwe, abangaba uko ari 4 no babaye abambere. Ariko hejuru y'ibyo Daniyeli yari umunyabwenge urenze, we aratsinda cyane agera amanota arenze. Umwami arabireba baravuga ngo aba bandi 3 bagenzi bawe bajye mu batware basanzwe, ariko ubwenge ufite ngwino hano ukorere muri ofisi yanjye, ukorere mu nzu yanjye, muri ofisi yanjye, njye nkubaza ibibazo nsubize, ntagombye kugutumaho. Uko niko Daniyeli yinjiye ibwami, atangira gukora muri ofisi y'umwami. Hanyuma buracya mu gitondo umwami arota inzozi, azirose arazibagirwa, ahamagara abapfumu n'abakonikoni n'abanyabwenge bose ati nimusobanure zino nzozi. Narose mu ijoro ariko ibyo narose nabyibagiwe. Bati mwami tubwira ibyo warose, nubitubwira turagusobanura. Ati no, ntimuri abanyabwenge se, ntimuri abapfumu se, ntimuzi ubwenge se, mukoresha ubwenge bwanyu mumenye ibyo narose, hanyuma munabisobanurire. Nimutabimbwira ndamenya ko mudafite n'ubwenge bwo kubisobanura. Habura n'umwe musubiza. Umwami ararakara avuga tumva itegeko, abanyabwenge bose n'abapfumu bose babice kuko murabeshya nta kintu mumaze.
mwebwe mumbwa gute ko muzi ubwenge, mumbwa gute ko mufite ubupfumu mumenye ibintu bizaba, munaniwe kumenya inzozi narose? Mwabeshyaga mwese babici, igihe cyose mwari burya mwantekagaho imitwe. Daniyeli yumvise iryo tegeko ko risohotse, ariruka nkaragenda abwira umutware w'abasirikare ushinzwe gushyira mu bikorwa ati ndakwingize genda umbwirira umwami ampa iminsi 3 yonyine gusa, iminsi 3 nirangira nzagaruka mubwira ibyo yarose, mubwire nuko bisobanurwa, hanyuma nibinanira azabone yica abanyabwenge bose. Kuko muri abanyabwenge bari bagiye kwicwa hari harimo na Sadraka na Meshaki na Abedenego, kuko nababarwaga mu banyabwenge ko bari barize muri amashuri y'ibwami. Mukuru w'abasirikare agenda abwira umwami ati hari umwe mu bana bavuye mu Baheburayo twavanye Yerusalemu yambwiye gutya, ihangana iminsi 3. Arihangana iminsi 3 arabatutse, okay iminsi 3 nishira ataranzana igisubizo nzabica. Daniyeli aruka nkaragenda abwira abagenzi be batatu ati mwoka byaramwe muri cye ntago muzi byabaye, giye kubera mbi bwami, menya amategeko yose asinywe, menya ibintu byose bigiye gukorwa. Amakuru nabonye kandi namenye nuko abantu bagiye kwicwa bazira yuko umwami yarose inzozi akazibagirwa. None nimuze dufate iminsi 3 tujye imbere y'Imana, turirira Imana, dusenga Imana, tubwire Imana itubwire izo nzozi, itubwire n'icyo zisobanura. Daniyeli n'abagenzi bajya imbere y'Imana, barapfukama iminsi 3 barasenga, binginga Imana, baririra Imana. Umunsi wa mbere urarangira, umunsi wa kabiri urarangira, umunsi wa gatatu ugeze mu ijoro ry'umunsi wa gatatu, buri buke bagomba kujya guhura n'umwami. Muri iryo joro inzozi zose umwami yarose zizira Daniyeli, azirota kuva ku mbere kugeza ku kanyuma. Arabyuka mu gitondo abwira abagenzi bati nimwisubirire mu mirimo yanyu ntago mugipfuye. Aragenda abwira urinda umwami ati sabira audience, ndashaka kuvugana n'umwami. Umwami ahamagara Daniyeli, Daniyeli arinjira yicara imbere y'umwami. Umwami ati mbwira niki kikuzanye? Tumwamije kukubwira inzozi warose kandi nje kubwira nuko zisobanura. Daniyeli arazivuga uhereye ku kambere kugeza ku kanyuma, ntago arizo zatuzanye kuvuga kuri uyu mugoroba. Ndashaka kubereka uyu mugabo Daniyeli ni umugabo we wakoze investment mu masengesho. Ibibazo bye byose byakemurirwaga mu masengesho. Yabitse ibanga ryo gusenga, yamenye ibanga ryo gusenga. Yavuye i Yerusalemu ava mu gihugu cyabo avuga ati ariko nubwo mvuye iwacu ntabwo ndi busiga Imana yacu i Yerusalemu, ahubwo aho ndi bugenda jyana nayo. Ntabwo ndi bwemere kuba manipire n'imihango n'imikorere y'abanyamahanga. Nzaguma ndi uwo ndiwe, ahubwo nzabahindura, nzabereka gukomera kw'Imana y'abasogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abwira umwami ibyo yarose byose. Umwami abyumvise avuga ati nibyo. Yavuga ikintu umwami akakibuka, avuga ikintu umwami akakibuka, avuga ikintu umwami akakibuka, avuga n'ubusobanuro bwabyo. Yari yarose ku bwami bwose buzayobora isi kugeza Yesu agarutse. Daniyeli byose arabimusobanura kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Umwami aratangara cyane, amubwira n'icyo bisobanura. Umwami aratangara cyane, aravuga ngo niyo naragushyize mu biro nka sekreteri, nk'umuntu ngomba kubaza utuntu runaka, ariko uyu munsi wa none nguhinduye ministry w'abanyabwenge, w'abarozi, w'abakonikoni, w'abapfumu, w'abantu bose bakoresha ibintu byamaje, abenterpreta inyenyeri, abenterpreta ukwezi, abenterpreta imiyaga n'ibindi, n'inuma n'inkoko n'inyoni n'ibindi byose. Abo bose abitwa ko ari abanyabwenge, n'amashuri yose ari mu gihugu yigisha iby'ubwenge, yigisha iby'ubumenyi, byose mbishyize munsi yawe ubabera umuyobozi. Hallelujah. Uko niko Daniyeli yahise ahinduka minisitiri w'uburezi mu gihugu cy'Ababuloni. Ariko aho ngaho hari mu bihugu 127, si igihugu kimwe gusa yarabereye minisitiri. Abapfumu bose, abiga iby'ubwenge bwose, abasobanura izuba, abasobanura ukwezi, abasobanura inyenyeri, abasobanura iminsi, abasobanura inyamaswa, abasobanura amajwi y'inyoni, abiga iby'ubuhanga n'ibindi byose bajya munsi y'ubuyobozi bwa Daniyeli, ababera umuyobozi, arabayobora. Igihe ari umuyobozi wabo yakoze ibishoboka byose ashyira kubaho kw'Imana ibwami. Hallelujah.
igitondo kimwe abaminisitiri bakoranaga nawe baramureba bamugirira ishyari, baravuga uyu mugabo yavuye iwabo ari umunyage, ari umunyagano, aza muri iki gihugu atagira agaciro namba, nta identite yari afite, yaje mu minyururu, none ahindutse umutwaro ukomeye, ahindutse umutegetsi ukomeye, nta wundi muntu ukibwira umwami ngo yumve. Twese turavuga, umwami yarangiza agahindukira akabaza Daniyeli ngo urabyumva gute? Daniyeli yavuga ngo nibyo, umwami akavuga ngo mubishyire mu bikorwa, yavuga ngo sibyo, umwami akavuga ngo okay mutayo tuzongera tubisubiremo ikindi gihe. Nuko byari bimeze. Daniyeli yari afite igikundiro ku mwami kuko yari afite ubwenge butava mu mashuri, butava mu bitabo byinshi yasomye, nubwo yarasomaga cyane, ariko bwavaga mu gusenga, bwavaga mu kwiyiriza, bwavaga mu gushaka Imana. Biravuga ngo byageze ahantu umwami yashakaga kwegurira igihugu cyose ngo agihe Daniyeli. Abandi bategetsi bose baraho barabyitegereza, barabireba, baravuga ngo ibi bintu bihiye nabi, ni gute uyu muntu atuyoboye kuri uru rwego? Ni gute twebwe nta nama tugitanga ngo yemerwe? Ni gute dutanga ibitekerezo? Umwami akavuga ngo mutegereze Daniyeli naza tuzumva icyo avuga. Daniyeli yavuga bigahita bikorwa. Birasa nkaho umwami asigara agakingirizo gusa, ibyemezo byose bifatwa na Daniyeli, igihugu cyose kiyobowe n'ubwonko bwa Daniyeli. So kubw'izo mpamvu nitutamwikiza azahinduka n'umwami w'iki gihugu. Reka dukore ibishoboka byose tumwicishe. Bajya inama bashaka uburyo ki bamwica, bapanga abantu baza gutanga ruswa. Daniyeli yari umukiranutsi, ntibamufatira aho ngaho. Bazana imanza z'amahugu n'ibindi bitandukanye. Daniyeli afite ubwenge bw'Imana, baramubura. Bagerageza kumutega imitego ijoro n'amanywa, baramubura. Baravuga ngo uyu muntu arakiranuka ku Mana kandi arakiranuka ku mwami shebuja wamuhaye aka kazi. Rero ikintu kimwe dushobora kumufatira kigafata ni ukumutegera ku Mana yiwe. Hari ikintu mu buzima Daniyeli twamubonyeho, yakwemera agapfa ariko yapfa asenga, yakwemera agapfa ariko yapfa yiyirije, yakwemera agapfa ariko yapfira ku musozi ashaka Imana, yakwemera agapfa ariko yapfa ku karaga arimo ahamagara Imana. Rero nimumutegera mu by'Imana muramubona, ariko nimumutegera mu buzima busanzwe nta namwe muzamufatira. Baragenda babwira umwami ati turakwinginze reka dusinye itegeko ry'uko mu minsi 7 nta wundi muntu uzigera usengwa nta yindi Mana, ari we mwami uzajya usengwa wenyine gusa. Ariko yari imitego bashaka gutega Daniyeli. Mwami aremera arabisinya. Banaza kuvuga ati nyagora ku ngoma, uri Imana, uri igitangaza, ati rwose turabona ko bikoreye yuko abantu bakuramya bakakubararira bakagenza bakaguha icyubahiro. Mwami ati it's okay, ibintu muvuga n'ukuri nibyo. Arasinya, ariko ntago yarazi imigambi ihari. Igitondo kimwe baragaruka amubwira ati uribuka rya tegeko wasinye? Undi ati ndagyibuka. Ati bigero Daniyeli asigaye asenga. Daniyeli akimara kubona iryo tegeko ryasohotse yaragitegereje ararireba, arangije baravuga ngo arazamuka giwe, arangije akingura idirishya rireba i Yerusalemu ngo agapfukama 3 ku munsi. Mu gitondo morning igorora akabyuka agapfukama agasenga. Gupfukama 3 ku munsi ntago ari gupfukama 1 2 3, oya, yasengaga inshuro 3 ku munsi. Yazindukaga mu gitondo muri morning glory akazinduka agapfukama agasenga isaha yose, agasenga amasaha 2, yarangiza akabona kujya mu yindi mirimo no mu bindi bikorwa. Saa 7 zagera akongera akagenda agapfukama agasenga kugeza saa 7 akabona gusubira mu kazi. Arafite akazi kenshi k'ibwami, navuga ngo urumva ngo simbona umwanya wo gusenga kubera akazi mfite. Daniyeli yari ministry ariko ntigeze ava ku mavi, yasengaga 3 ku munsi. Hanyuma ukambwira ngo wabuze umwanya waburiye he? Ahubwo Satani yarakuboshye, ntashaka gutsinda. Byageze ku mugoroba Daniyeli akagenda agapfukama agasenga amasaha 2 mbere yo kuryama, yarangiza akabona kuryama. Hanyuma abagabo baragaruka baraza imbere y'umwami ati mwami uribuka rya tegeko wasinye? Itegeko wasinye, dore hari umugabo uriya Daniyeli arimo arariviyora, asigaye asenga Imana yiwe. Umwami ahita abona ko ari agatego bamuteze.
agerageza kubananiza, ariko amubwira ati nta amategeko ya Medi n'Abaperesi, nutamujugunya mu rwobo nk'uko abisezeranye ngo apfe, icyaruta nuko wowe wiyica rero, kuko uri umwami, uri umutegetsi wa Medi n'Abaperesi. Hitamo kwiyica cyangwa hitamo gukora itegeko rivuga. Niko biri nibyo warahiriye. Avuga ati tsoke mugende muhamagare Daniyeli. Bamuhamagara baramuzana, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko njambwira ngo impamvu nemeye kukujugunyamo, ndazi Imana yawe. Haleluya. Umwami abwira Daniyeli, amubwira ngo ndazi Imana yawe usenga, ndazi Imana yawe ukorera, nzi imbaraga zawe n'ubushobozi bwayo, niyo mpamvu nemeye kukujugunya muri uru rwobo. Suko nashakaga kukwica, ariko ndabizi neza yuko Imana usenga ibasha kugukiza. Ejo mu gitondo zagaruka ngo usangemo. Biravuga ngo umwami ahita ashyiraho ikimenyetso kugira ngo atagira umuntu uri buze kuza gupfundura urwo rwobo. Yarabizi neza ngo intare nta kintu zamutwara, ariko yatekerezaga ati aba bagambanyi bashobora kubona mvuye ahangaha bakaza bagakingura bagasangamo Daniyeli bakamwica, barangiza bakaza kubeshya ngo n'intare zamuriye. Rero umwami asiga ashyizeho ikimenyetso cyiwe. Iki kimenyetso nshyizeho nzagaruka ejo nkirebe, sanze cyavuyeho muzambona. Mu gitondo iryo joro umwami ntiyasinzira, yari yicaye. Izi ni imbaraga z'amasengesho bwo kubw'Imana ndimo kubabwira. Ndimo kubabwira ku mugabo wahisemo kwamvitisa mu masengesho. Nimbabwira izi vente y'ejuru, ntago ari yo zonyine gusa Daniyeli yasenze. Ubuzima bwe bwari amasengesho, kandi afite pozisiyo hejuru, akorana n'abami, avugana n'abami. Yari wa muntu umwami aburakarara yicaye, akanga kurya, akanga kunywa, akanga ko bamucurangira. Iryo joro bajugunya Daniyeli mu rwobo rw'intare. Umwami ntibigeze bamucurangira, ntigeze aryama, ntigeze asinzira, ntigeze anywa, yaraye yicaye. Yavuze ko Daniyeli araye muri ziriya ntare. Ahari reka mvuge ngo umwami nawe yaraye asenga. Yabwiye Imana ngo Mana ya Daniyeli, reka koko menye kuri Imana. Mu gitondo umwami arazinduka, asanga koko ntabakozeho, arangije akuraho igitare. Arakingwa amagara ngo Daniyeli, Imana ukorera ijoro n'amanywa yabashije kugukiza iminwa y'intare. Daniyeli aramubwira ngo imbere yawe nta cyaha mfite, n'imbere y'Imana nta cyaha mfite, izi ntare nta kintu zashoboraga kuntwara. Daniyeli ava mu rwobo rw'intare, abamugambaniye bose bajugunywa muri za ntare, n'imiryango yabo n'abana bo n'abagore babo, ngo intare zibasamira mu kirere, zirabakacanga, zirabarangiza. Iyo uri musenga ukiri ibyago byose. Iyo uri musenga Imana ikurinda iminwa y'intare. Iyo usenga Imana igukiza amaboko y'abanzi bawe. Iyo usenga urwo abanzi bawe bagucukuriye nibo barugwamo. Iyo usenga intare abanzi bawe baguteze nibo ziga n'imiryango yabo n'abana babo. Iyo usenga Imana igukiza amaboko manini n'amatoya. Iyo usenga Imana iguha icyizere no kubami. Iyo usenga ramasekere mosaini urahungabana gato, abakomeye bakarara basinzi, bakaraba badasinziriye. Yesu ashimwe. Reka mbabwire ngo amasengesho yacu ajya abuza abami bitotsi. Nimbona abantu barakwibagiwe, nimbona abantu batakikwibuka, nimbona abantu batakiguha agaciro, nimbona abantu batakumva, reka nkubwire wijya kwiri gutelefona uhamagara ubaza ngo bite. Injira mu masengesho usenge. Nurara usenga, niwinjira mu gusenga nuhamagara Imana, babura ibitotsi. Kubera Daniyeli ari umunyamasengesho, mu gihe ari mu rwobo rw'intare umwami yarayicaye adasinziriye. Ntabwo umwami igeze anezezwa n'ikintu na kimwe. Abantu bazarara bicaye ku bwawe, bazara badasinziriye ku bwawe, ariko byose bizava mu mbaraga z'amasengesho, byose bizava mu gusenga. Biravuga ngo umugabo witwa Morodekayi akubise iminsi 3 y'amasengesho ari ku karago n'abayuda n'aba Esiteri, ngo iryo joro umwami abura ibitotsi. Haleluya. Iyo usenga ubuza umwami bitotsi, iyo usenga uri umukobwa ubuza umugabo wawe uzakurongora ibitotsi, aharabura ibitotsi. Iyo usenga uri umuhungu ubuza umukobwa uzarongora ibitotsi, araradasinziriye, araragushaka munatereta bakabanga. Ariko iyo usenga kwirukaho, iyo usenga uri umukobwa umuhungu Imana yakugeneye akwirukaho. Reka nkubwire, mu gusenga hari imbaraga zituma abafite ibyawe barara badasinziriye. Mu gusenga hari imbaraga zituma n'umwami arara yicaye ategereje kugira ngo uve mu rwobo rw'intare. Haguruka usenge, haguruka ushake Imana, shyira ubuzima bwawe mu masengesho. Witinda ngo abantu ngo se baranyibagiwe, barakwibagiwe kuko n'umusenga. Ariko mu gusenga kwawe kubuza abami bitotsi bakarara badasinziriye.
marebo sakaramando zemene kereboze sai. Aya masengesho y'imisi 21 hari abantu agiye gutuma batongera gusinzira kugeza uvuye muri urwo rwobo rw'akagambane wajugunywemo. Muri isi tubana n'abantu bagambana, abantu bakubona urimo ukora ibintu bizima bakakugambanira, abantu babona urimo utera intambwe ujya ahantu hazima bakakugambanira, abantu babona urimo ukora ikintu cyiza bakakugambanira. Ntabwo ari abantu bose bishimira position ufite, ntabwo ari abantu bose bishimira urugo ufite, ntabwo ari abantu bose bishimira amavuta ari ku buzima bwawe, ntabwo ari abantu bose bishimira umuhamagaro wawe, ntabwo ari abantu bose bishimira urubyaro rwawe, ntabwo ari abantu bose bishimira ko byabungu n'abakobwa. Reka nkubwire, hari abakubona bakakugirira ishyari, hari abakubona bakajya kukurogesha, bakajya kuzirikisha, bakajya gusinyisha amategeko yo kukugirira nabi. Abantu benshi bafite ibibazo bikomeye muri buno buzima batewe n'abandi. Igikundiro cya Daniyeli ku mwami kari akaga kwa minisitiri bakora, ariko mu masengesho Imana yamukijije ubugambanyi bwabo. Nubwo bari benshi bari mu gihugu cyabo bahuje imigambi, mu mbaraga z'amasengesho Imana yamurinze iminwa y'intare. Nubwo ino misi 21 yabirangiye utarabona igisubizo, reka nkubwire ntago wakoreye ubusa. Ibisubizo by'amasengesho ntago biba mu gihe turimo dusenga gusa. Iyi ni impamba y'ubuzima bwawe bwose, iyi ni impamba y'urubyaro rwawe, iyi ni impamba y'abazagukomokaho, iyi ni impamba y'imirimo y'amaboko yawe, iyi ni impamba y'abuzukuru n'abuzukuruza. Masekeremo shakara masai. Ndakubwiza ukuri, aya masengesho arakora ikintu kidasanzwe hejuru y'ubuzima bwawe. Aya masengesho Hamani yaraye adasinziriye ari buze kumanika Morodekayi. Morodekayi nawe arara ku karaga adasinziriye arimo ashaka mu maso h'Imana. Ku rundi ruhande umwami nawe arara adasinziriye ashaka uburyo yagirira neza Morodekayi. Nguko uko ibintu bikora. Nusobanukirwa neza ko ari Hamani barara badasinziriye, bashaka ko uzapfa utabyaye, bashaka ko uzapfa udashatse, bashaka ko uzapfa uri imfubyi, bashaka ko umuryango ugushiraho, bashaka kutumvikana, bashaka kudivorusa, bashaka kugutwarira ibyawe. Ibyo nubisobanukirwa uzaspendinga your time ku karago, uzashaka Imana ijoro n'amanywa, umwami wo kukurengera za buri bitotsi. Hari inkuru nahoze numva kare nyicamo gutyo gusa, numvise gato gusa. Umwana w'umuhungu wafashe credit ya miliyoni 210 ajya kugura hoteli, barangije ako kanya mafaranga barajya na hoteli barayigumana. Yararema atakira Perezida wa Repubulika amubwira ngo amurenganure kuko wabikoze ni koloneli. Muri iyi si hari abantu bafite imbaraga mu buryo fizikare, afata ikintu cyawe rwose akigendera kandi agatuza. Utabonye Perezida wa Repubulika ngo akurenganure, ujya ku mucamanza yakumva iyo titire, genda wandike, kwezi kugashira biragashira. Wajya ahandi hantu ugiye gutanga dosi bakumva urimo burana nawe, Moki kirego cye turakumvise tuzaguhamagara, ukwezi kugashira biratata gashira n'agashira atana gashira. Bakurusha imbaraga, bari mu rundi rwego, bafite ubundi bushobozi, bazi tekinike, bazi amategeko, bazi uburyo kibatega imitego kandi ntuyitambuke. Uko niko byari biri kuri Morodekayi. Uwo bari bahanganye ari umujenerali, ariko mu mbaraga z'amasengesho
Haleluya. Umwami abura ibitotsi, kuko iyo uhanganye na generali ninde wakurenganura atari umukuru w'igihugu? Nta wundi. Umwami niwe ukurenganura, umwami niwe ugukiza, umwami niwe ugutabara. Rero amasengesho agenda akagera ibwami aho tutasabye audience, yarinjira aho protocol atakwemerera, aho utabona na telefone ihamagara. Isengesho ryaragenda rikavugana n'umwami mwijoro, akabumbura ibitabo byanditswemo amazina yawe, akicara akabaza ngo wa mwana numvise abaza cya kibazo arihe, mumuhamagara zano kwanza tubanze tuvugane. Daniyeli arabyuka asohoka mu rwobo. Bibiliya avuga ngo umwami arandika ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana yonyine gusa yemereye gusengwa no gukorerwa mu gihe cyose cy'ubwami bwanjye. Arangije ambwira ngo kandi igihe cyose nkiri umwami uzahorora uwa kabiri kuri jyewe. Uyu mugabo rero uri muri pozisiyo, uri muri uyu mwanya ukomeye, ntabwo umwanya bugeze umusindisha ngavuga ngo nibagiwe imiruho n'imihate ya Yerusalemu, nibagiwe uburetwa n'ibiki byose ibyo nasengeraga. Buri abantu basenga kuko bafite ibibazo, niko ubundi batubwira. Baravuga ngo abantu basenga kuko bashonje, basenga kuko babuze icyo barya, basenga kuko babuze icyo banywa, basenga kuko babuze aho kuba, basenga kuko bashaka imirimo. Ari muri uwo mwanya, ari uwa kabiri ku mwami, yagumye gukorana n'ijuru, yagumye kugira iyerekwa, yagumye gusabana n'Imana. Akiri aho ngaho biravuga ngo ijuru rirakinguka, ngo yari ku nkombe z'amazi, ari kumwe n'abagaragu, ari kumwe n'abaja, ari kumwe n'abakomando bamurinze. Uwa kabiri ku mwami afite abanzi bangana kuriya. Afite abanzi bangana kuriya, yarindwaga n'igisirikare cy'ubwami, yarindwaga n'abajepe, yarindwaga n'abasirikare barinda umwami. Yari afite umutekano uri hejuru, kuko umwami yari yamaze kubona yuko umugabo akorana nawe afite abanzi benshi cyane bamugambanira bamwica. Iwe hari igisirikare, mu rugo rwe hari abasirikare, ntiyagendaga wenyine. Igitondo kimwe aramanuka ajya ku mugezi. Aha ku mugezi yaragiye gukora yiki? Kuri uru ruzi. Abisirayeli ubwo bari Babuloni, babaga ku migezi Babuloni niho bakoraga imirimo yabo. Biravuga ngo bari baramanitse inanga zabo muri Zaburi 37, ngo bari baramanitse inanga zabo kubita ibimera iruhande rw'imigezi, bakarira bibutse Yerusalemu. Rero nubwo ari muri pozisiyo y'ibwami, yajyaga amanuka akajya kureba bene wabo bari, akareba uko bameze kugira ngo amenye uko basengera, amenye uko abafasha. Abantu benshi barakira, abantu benshi barazamuka, abantu benshi bagiye mu rwego rwo hejuru, bikabanana kongera kumanuka kuri bene wabo bari mu rwego rwo hasi. Ariko murazi impamvu zibitera? Ni ukubera imitima mibi iba mu bantu, kuko babandi bari hasi nabo ntabwo banezezwa nuko uriya yazamutse hejuru, ahubwo baravuga ngo yarazamutse, yaradusize, ubasigaye agenda mu modoka, basigaye ibya gusa, basigaye ibya leta, natwe turahinza aratwisha abana bacu ntibajya ku ishuri. Reka tumuroga apfe, reka tumuteze ibisazi, reka tumuboroke, reka tumugambanire. None ugasanga umuntu yarazamutse, yavuye hasi, yavuye mu bibazo bitandukanye, ariko bitewe n'urwango abo yasize hasi bamufitiye, agahitamo gukweba, agahita ashyiraho bariyeri ituma atongera kujya kureba bene wabo, agashyiraho uruzitiro rutuma atongera kujya kureba abo bavukana, ntasubire mu cyari wabo, agahita yimuka muri karitsiye yabagamo, agahita ajya mu yindi karitsiye nziza VIP irinzwe, agashyira umuzamu ku irembo. Wazajya uza, wajya kumureba, wagera ku irembo, umuzamu akakubaza ngo warahamagaye, wasabye audience, ugasanga kuza gusura mukuru wawe, kuza gusura murumuna wawe, kuza gusura so wanyu, bisaba kubanza guhamagara ugasaba audience, hanyuma bakandika izina ryawe mu gitabo cyo ku marembo. Wazahagera umuzamu akakubaza ngo urinde? Ndi mukuru w'umugabo w'uru rugo. Witwa nde? Nitwa kanaka.
akajya mu ikaye akareba. Ndabona mu bantu bemerewe kwinjira muri urugo uyu munsi nta mazina yawe arimo. Niko murumuna wanjye, no, nta mazina ahari. Wambwiye ko witwa nde? Nitwa kanaka. Oya, ahangaha bambwiye ko hari imodoka iri buze ifite plaque izi n'izi, bambwiye ko hari umudamu uri buze umeze ukunuku kunuku. So rero wihangane, wowe ntabwo uri kuri list y'abagomba kuza. Tugasubirayo. Murabizi ingo nyinshi z'abakire, abakire benshi tujya gusura, cyangwa namwe mujya gusura, uragenda wagera ku marembo, umuzamu akavuga ni mwebwe abakanaka, yego karibu mwinjire, barabategereje. Amazina yawe aba ari ku irembo mbere ko wakandagira, bivuze ngo izina ryawe ritazwi ntabwo winjira muri icyo gipangu. Niko abakire benshi bamera. Usanga bari abakire batuyara muri amakaritsiye VIP, utazwi, utari muri gahunda yo kuza aho ngaho, barakubwira ngo hamagara. Ugahamagara, wahamagara akakumva ni wowe, yakugira ubona agahita hamagara umuzamu ku irembo ngo mureke yinjire. Hari igihe akureba yakwitaba, aro ni wowe, narindi ku irembo, narinje kubareba, ko nakumva neza, agahita akupa, agahita kuri telefone. Cyangwa akakubwira ngo ngo okay, ngo it's okay, sawa nakumvise, reka nze mbwira uwo muhungu agukingurire. Ukabwira uwo muzamu ati arambwiye ngo inkingura, tuyatirinda arampamagara. Ugategereza ko bamagara umuzamu, ugaheba, wakongera guhamagara kuri telefone ugasanga telefone yavuyeho. Wabaza umuzamu, boss wokabyara bi telefone yanjye ngina nisa ntago barampamagara, nakwangira iki kugufungurira bampamagaye, ngo ufungurire mbura akazi kanjye se turataha ni wo mpakaza umpembe. Atoya, ukicara samwe z'ijoro zagera, warangiza ugafata inzira ugataha. Benshi niko bigenda, niko bamera. Ariko ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'imitima mibi mu bantu itanezererwa ibyiza abandi bagezeho. Abantu benshi bageze ku bintu byiza, aho kugira ngo abandi babanezererwe, buzura umwuka w'ishyari, bagatangira kubagira nabi no kubarwanya. Rero bakavuga ati wasanga azanye ibiheko, wasanga azanye amarozi, wasanga aje kundogera imbwa, wasanga aje kundogera urugo, wasanga kubwizo mpamvu nasubireyo. Hallelujah. Kubwizo mpamvu nasubireyo. Kakata gasubirayo da. Rero Daniel mu kuzamuka kwiwe yagwije abanzi impande zose. Abanzi baramuzenguruka impande zose. Ibyo bituma iwe haba umutekano, mu nzira zabo umutekano, hano saba umutekano. Ariko Imana ishimwe ko ibyo bibazo ntiyarabifitanye na bene wabo. Rero umunsi umwe aramanuka ajya kuri bene wabo ku kagezi aho bari. Ariko uwo mugezi amaso yarahumuka, agira iyerekwa. Abona ibintu bije, arabireba, yumva ijwi ry'inkuba, hamanuka ubwiza budasanzwe, hamanuka umugabo, ngo abari kumwe nawe bose, bene wabo b'Abisirayeli bari kumwe ku nyanja, bagwa igihumure. Abanizi bari bamurinze, bagwa igihumure. Abandi bariruka, barahunga, bananirwa kuresista ubwo bwiza. Hari ubwiza abantu badasenga badashobora kwinjiramo, badashobora kuresista. Hari ubwiza bwakirwa n'abantu basenga gusa, bwakirwa n'abantu biyirije, bwakirwa n'abantu baraye imbere y'Imana. Hari ubwiza bwakirwa n'abantu basenga Imana. Yudasenga urasaza, yudasenga urakecura, yudasenga uzana iminkanyari, yudasenga amagufwa yawe arajogoka, yudasenga amagara yawe arakurangirana. Bakazajya bakureba ufite imyaka 23 bakagira ngo ufite imyaka 70. Twigeze kwa dusengera umuntu umwe, haciye iminsi ni mu 2007. Yari umudamu, yari yarabyariye iwabo, ariko yarakiri muto, afite nk'imyaka 23. Yafite imyaka 23 ariko yari yarabyariye iwabo. Ariko waramurebaga
ukajyana umukecuru w'imyaka 65 yari akunjamye, isura yiwe yari irimo iminkanyari, no kuvuga yavugaga nk'umukecuru, yitwaraga nk'umukecuru, n'amadesiziyo yose yari umukecuru 100%. turasenga tumugira deliverance. Ababyibuka twarana muri kariyeri icyo gihe, turasenga tumugira deliverance. Twamaze iminsi 3 tutava ku rusengero, turara ijoro n'amanywa. Bari baramurogesheje igitaka cyo kugitura, ahantu bashyinguye nyirakuru, bafashe icyo gitaka barakimugaburira, barangije bafata ya sura nyirakuru ushyinguye muri yamva, baba ariyo bamwambika. Nyirakuru yari apfuye afite imyaka hafi 60. Rero uwamurebaga wese n'ubwenge bwari bwarabaye nk'ubwa nyirakuru. Twaramusengeye, intama zimuvugiramo, imbwa zimuvugiramo, ihene zirahebeba, yarimo imyuka iteye ubwoba, araruka, ibintu bimuvamo. Ariko ku munsi wa 3 arabohoka. Nyuma yo kubohoka yahindutse umujeni, abasore batangira kumutereta. Ariko waramurebwa uko arimo aragenda yigwaho mu nzira, yafataga biriya agasoba akabonamo n'ijambo na rimwe, kubera ikintu yari yambaye. Yudasenga ubuzima bwawe burangirika ku rwego rukomeye, ariko yusenga hari ubwiza uhagararamo. No ku myaka 70 biravuga ngo tuzagira amakakama n'itoto, no mu busaza bwacu tuzasubizwamo imbaraga. Abasore imigenda bazagenda baruhe bacogore, ariko twebwe tuzasubizwamo imbaraga, tuzaguruka nk'ibizu. Zo ni imbaraga z'amasengero. Araresista, arahagarara, kuko yasengaga. Abasha guhagarara mu bwiza bw'Imana, abasha guhagarara mu kubaho kw'Imana. Ariko nawe imbaraga z'ijuru ziramuganza, yikubita hasi, acika intege umubiri wose, agwa yubamye. Aguye yubamye, nuko biravuga ngo haza umugabo, arangije amukoraho, aramuhagurutsa. Yesu ashimwe. Ariko ibyo yeretswe muri uwo mwanya ntiyamenye ibyo ari byo. Daniel arataha, afata icyemezo, aravuga ngo ibintu mbonye nkeneye kubisobanukirwa. Haleluya. Mu buzima jya umenya urugamba ruri imbere yawe, kugira amadesiziyo ufata. Yaravuze ngo nagize iyerekwa, nabonye ibintu birakomeye, n'ubwira ubuhambaye, ariko simbisobanukiwe. Nubona hari ibintu bidasobanutse mu rugo rwawe, dufata icyemezo nk'icya Daniel. Daniel aravuga ngo ibi bintu bidasobanutse nta handi bizasobanukira, ni ku karago, ni ku mavi, ni mu masengesho, ni mu kwiyiriza. Arangije ahita areka inyama yari azifite nziza, kuko yari minisitiri kandi yari uwa kabiri ku mwami. Areka vino iryoshye yari ayifite, kuko vino umwami yanywaga nawe niyo yanywaga. Areka ibyo kurya, twebwe tunanirwa kwiyiriza turimo turya umuceri wa mburuguru n'ibishyimbo, nabyo udaha ubara muri stock uvuga ngo kwa gafuka gashize ukwezi kutararagira bongera bamembe biragenda gute. Uradaha uyu munsi, ejo wasubira mukareba agafuka kageze, umutima ukagusimba. Mwene wanyagama ati rero umwana yansabye ngo aza gusura, wakwibuka ko yarasigaye biro 10, wareba iminsi igihari, umutima ukakwiga ati noneho birashira mu minsi 3. Teka inyama rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Urajya kugura ukagura karoti, ukavanga n'utugufu, ukavanga n'utuvange, kugira ngo ureke agasosi katubuka. Urashyira agasukari mu cyayi, so kwirinda diabete. Ukazajya ubara ukavuga ati tuyiko 3 no,
bavuze ko isukari itera diyabete, shyiramo akayiko kamwe we, shyiramo akayiko kamwe, kazakibwira abana murarwara diyabete, mushyiramo akayiko kamwe, kagira ngo ni ukugira ngo batarwara diyabete. Kumva urimo urabara iki kiro cy'isukari ndabareka kirarara gishize. Ngo hari n'abashyiramo mu cyayi kugira ngo gusa bumve akaoderi. Hari umukozi w'Imana umwe tugeze kwakira ngakorera Mutoro TV, yatubwiye uburyo ki ngo bigeze umugenzi wigeze kumuhamagara, bamubwira ngo yabonye akarobo k'isukari baze banywa icyayi, baragenda bakazajya basuka amazi bakadirwa hijage yuzuye, bakongera bagashyiraho indi bakagotomera ngo manushe mugira neza. Bagwa amajaga 3 y'icyayi cya mukara, nta n'umukate, bongera amazi basuka amajya bashyiramo agasukari. Umunsi mukuru wabaye. Byanashoboka ko ufite ibyo kurya pe, ariko nubwo wagira ibyo kurya ntabwo wagira ibyo kurya nk'iby'ibwami. Ariko birambabaza ukuntu tunanirwa kwiriza ubusa, utafite n'ibyo kurya bizakurangiza ukwezi. Imagine n'ibyo kurya ufite n'udufaranga ufite ntago bizakurangiza ukwezi, ariko bikakunanira kwiyiriza, bikakunanira gufata iminsi 2-3 yo kuba imbere y'Imana ngo ureke ibyo kurya. Sitiri n'ubundi nta nibihari, ariko bikakunanira no kwiriza basi nibura ngo nisengere. Ariko Daniel wa kabiri ku mwami arabisobanura neza ngo nubwo inyama zari nziza kandi yabagirwaga ibimasa byiza bitonijwe kuruta ibindi, inyama z'amaroti nziza zitonijwe kuruta izindi, atekerwa n'abakozi b'ibwami bize guteka. We niyo watetse inyama niya indi ufata ugakacanga, ukazajya ugakacanga ukagera ahantu ugapfa kumira gutyo gusa kivukira sa kwimenya yanze kunonga. Bose ziriya barya inyama nziza zita imwe ushinga mu ifurusheti n'icyuma ugakuraho, nyama yoroshe nziza, ukarya inyama y'inka ukagira ngo ni inyama y'inka urimo kurya, ariko Rwanda n'amagufwa ushikura iryinyo rihanguka. Ukaba uri muri iyo situwasiyo bikakunanira kwiyiriza. Nyamara uwa kabiri ku mwami arafata 21 jours, urimo uranywa mu karo, nta ji ugira nziza nzima, afite bya biji biraho by'amafeke, ariko baba bafite ji zikozwa ko kanya za naturel zikozwe mu mbuto. Uyu munsi bakora ji yizi, ejo bagakora yizi, ejo bagakora biriya byaciye mu ruganda birimo amapuderi n'ibiki byose ntibabishyira mu nzu yabo, buri kimwe cyose kirahari. Ariko Daniel aravuga ngo nubwo byari byiza, nubwo byari biryoshye, nubwo vino ya mbere nziza, nubwo buri kintu cyose kiza cyari gihari, ngo narabiretse kuko nashakaga mu maso y'Imana, nashakaga gusobanukirwa. Mari iminsi 21 ndira, mari iminsi 21 senga, mari iminsi 21 nshaka Imana. Ibyumweru 3 nabimaze ntanezeza umutima wanjye, ibirori ntabyinjiramo, ibiryoshye ntabijyamo. Nabazi iminsi 21 ibyumweru 3 nibabaje mu maso y'Imana, ndimo nsenga ijoro n'amanywa, nakambira Imana. Ku munsi wa 21 yumva ukuboko kumukozeho kuramubwira ngo haguruka yewe Daniel mugabo ukundwa. Iyo wasenze hari igikundiro kiza ku buzima bwawe. Iyo wasenze Imana imanura favor, hari favor ikuzaho, favor iza kuri wowe, favor ikubaho, nijoro ikayimanura, nijoro ikabimenya, n'amareka bakabihamya. Mareka azamubwira ngo mugabo ukundwa, mugabo ufite favor y'Imana, mugabo ufite igikundiro cy'Imana, umva amagambo ngutumweho, haguruka weme. Ngo nuko ndahaguruka, ngo ariko mpaguruka mpinda umushyitsi, kuko ntabwo umubiri wari ufite imbaraga, amaboko ye yaratentebukaga, yatemeraga, amaguru nayo nuko nguko, yaramaze ibyumweru 3 atajya atanywa, yararushye cyane mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka
haleluya. Marayika aramubwira ngo reka nkubwire, utsinze urugamba rukomeye iyi minsi 21, unesheje ubwami bw'abaperesi, unesheje ubwami bw'abamedi, unesheje ubwami bwa Satani, unesheje ibikomangoma, unesheje ingabo zikomeye. Reka nkubwire sekre, umunsi wa mbere ugisenga ijuru ryarumvise. Ijuru ricyumva, riranyohereza, ndamanuka, ndaza. Ariko ngeze mu kirere, Yesu ashimwe, ngeze mu kirere, Luciferi n'abami b'abaperesi, ya myuka y'Illuminati, ya myuka y'Abarose Croix, ya myuka y'Abafreemasoni, ya myuka y'abarangi, ya myuka y'abapfumu, za karande z'iwanyu, babandi bapfuye badashatse, babandi bapfuye ku gasi, bamwe bapfuye ntibashyingurwe, babandi baguye mu mahanga, ya mizimu runaka, babarozi b'abaturanyi bawe, ya karande y'inzara, ya karande yo kutarongorwa, ya karande yo kutarongora, wa mwuka wo kwizengurukaho, wa mwuka wo guhera ahantu hamwe, za mbaraga z'uburyo bwinshi butandukanye, ya nzoka Lewiyatani yo munsi y'amazi, ya myuka y'ibikeri, ya myuka yo mu mazi, ya myuka yo mu misozi, ya myuka y'ibisiga y'ibikona, za mbaraga z'ibihunyira, ya myuka y'abapfuye bimwe baterekereye, ya myuka y'ihene y'imbwa, ya myuka y'inka, bya bindi byose byarazamutse bikora urukuta mu kirere, biramfunga, ndwana nabyo ariko nanirwa kubitsinda. Nazanye ibisubizo byawe, nazanye amasezerano yawe, ariko nakubitanye n'urukuta mu kirere, nakubitanye n'imbaraga zikomeye mu kirere, nakubitanye n'imyuka ihambaye mu kirere, irwana n'ubuzima bwawe, iranzitira, iramboha, irananiza, buri wigo kinakugeraho. Ariko uko usenga, uko wiyiriza, uko uhamagara Imana, uko winginga, niko amavuta, niko imbaraga zakomeje kuzamuka. Ugusenga kwawe kwakomangaga ku marembo y'ijuru. Haleluya. Iyo turimo dusenga tuba dukomanga ku marembo y'ijuru. Nabigishije inzego 3: urwego rwo gusaba, urwego rwo gushaka, urwego rwo gukomanga. Amasengesho y'imisi 21 akomanga ku marembo y'ijuru. Amasengesho y'imisi 21 akomanga ku ntebe y'Imana. Reka mbabwire ikiza cy'amasengesho y'imisi myinshi. Birashoboka ko mu masengesho y'imisi 3 wananirwa, ariko amasengesho y'imisi myinshi, amasengesho y'igihe kirekire, nubwo yarwanywa, nubwo abazimu bayivangamo, nubwo abarozi bayahagararamo, ntabwo bajya bayanesha, ntabwo bajya bayahagarika, ntabwo bajya bayatsinda, kuko gahoro ushobora kutagera ku kintu uyu munsi. Umuryango ushobora kudakinguka ku munsi wa mbere, kuwa kabiri ntukinguke, ariko ukomeza kwenyegeza, ukomeza kuba imbere y'Imana, ukomeza gutegereza, ukomeza kwiyiriza. Isengesho rye nubwo ryari rifite intege nkeya, rigenda gahoro kugeza igihe rigera ku ntebe y'Imana, kugeza igihe rigera ku marembo y'ijuru, rigakomanga, rigakingurirwa, umutima ukazamuka, ukagera ku ntebe y'Imana, ukavugana n'Imana. Ibyarimo birwana byari byinshi, ibyari biziritse byari byinshi, ariko ku munsi wa 21 umutima wa Daniyeli wageze imbere y'Imana. Imana irangije
ihagurutsa marayika Mikayeli, genda utabare. Marayika Mikayeli aramanuka akubita za mbaraga zose zari zifashe ibisubizo bya Daniyeli. Uyu mugoroba marayika w'Imana amanuke akubite buri mwuka wose warufasha amasezerano yawe, buri mbaraga zose zari zifashe mariage yawe, buri mbaraga zose zari zifashe urugendo rwawe. Uyu mugoroba ndabona marayika w'Imana akubita buri mbaraga zose zari zifashe iby'Imana yakuvuzeho. Bibiliya avuga ngo marayika aramanuka arakubita, akubita abazimu mu migango, akubita karande, akubita abamedi, akubita abapresi, arashwanyaguza, aramenagura. Haleluya! Ibisubizo biramanuka. Marayika abwira Daniyeli ku munsi wa 21 ngo ibi nibyo wasengeye, ibi nibyo wiyiririje, ibi nibyo bitumye umara ibyumweru 3. Ngibi Daniyeli asohoka amasengesho y'imisi 21 afite ibisubizo by'ibyo yasengeye. Aya masengesho yasokemo ufite ibisubizo by'ibyo wasengeye. Uyu mugoroba ndavuze ngo ikintu cyose wasengeye muri amasengesho, reka umutima ukomanga imbere y'Imana, reka ijuru rikinguke, reka marayika Mikayeli amanuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ikintu cyawe cyose cyari gifashwe n'umwuka w'inzoka, uyu mugoroba ndawushwanyaguza. Ndavuze ngo buri sezerano ryawe ryose cyari gifashwe n'umuzimu wo mu muryango uvukamo, iri joro ndawushwanyaguza. Buri sezerano ryawe ryose ryari rifashwe n'imyuka y'ibiceri yari yicariye ubuzima bwawe, iri joro ndarishwanyaguza. Ndashwanyaguza imbaraga z'ibiceri, ndashwanyaguza imbaraga z'abadayimoni, ndashwanyaguza buri mwuka ubashya amasezerano yawe, ndashwanyaguza buri mbaraga ziboshye iby'Imana yakuvuzeho. Tutararangiza iyi minsi 21, tutarayisohokamo, aka kanya, uyu munota, ndavuze ngo buri kintu cyose kiri mu kirere cyawe, kiri mu kirere cy'ubuzima bwawe, kiri mu kirere cy'amasengesho yawe, iyi minsi 21 nishwanyure buri mbaraga z'ikuzimu, nishwanyure buri mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndamanura imbaraga z'Imana zerekeza amasengesho y'imisi 21. Hari imbaraga zerekeza amasengesho y'imisi 21. Y'amasengesho y'imisi 21 arangiye, hari imbaraga zisumba izindi mbaraga, hari imbaraga zitegekera mu ijuru zimanuka zigahuzwa n'ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo hari ibisubizo ugiye kwakira aka kanya. Rabasakarama sekeremosai. Nyemerera uyu mwanya usenge, nyemerera uyu mwanya usenge. Zamura ijwi ryawe uhamagara Imana, zamura ijwi ryawe usenge. Sengera mu mbaraga z'ijuru, sengera mu mbaraga zikomeye. Shwanyaguza buri mwuka ufasha amasezerano yawe, shwanyaguza buri mbaraga zifashe ibyawe, shwanyaguza buri mbaraga zifashe umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ramasakaramando zemenekerebozesai. Uyu mugoroba senga, uyu mugoroba senga. Iyi minsi 21 turayirangije, ariko utarayisohokamo hari ikintu kawe kigomba kuva mu kirere kikakuza mu biganza, hari ikintu kawe kigomba kumanuka. Uyu mugoroba urakira ubukwe bwawe, uyu mugoroba urakira akazi kawe, uyu mugoroba urakira urubyaro rwawe, uyu mugoroba urakira amasezerano yawe, uyu mugoroba urakira imigambi y'Imana ku buzima bwawe, uyu mugoroba urakira ibyawe, uyu mugoroba urakira ramashakaramasai. Marebosha karama sakarama. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Rebosha karama sakarama sekendere. Mande rebosha karama saini. Marayika Mikayeli aramanuka.
uyu ntabwo yamanutse negotiatinga, ntiyamanutse abaza ngo bimeze gute. Amasengesho yaramumanuye, imbaraga z'amasengesho zari zimumanuye, ubushobozi bw'amasengesho bwari bumumanuye, bwari buje burwana, bwari buje atanegoshiyetinga. Yaraje akubita, yaraje amenagura, yaraje asenya, yaraje amena ibihome, yaraje akuraho imivumo, yaraje akuraho karande, yaraje akuraho kunanirwa, yaraje akuraho akagambane, yaraje akuraho igisuzuguriro. Uwo ni ukumanukira ijoro. Senga mu izina rya Yesu Kristo, kuko marayika Mikayeli yinjiye mu ntambara, marayika Mikayeli yinjiye ku rugamba, marayika Mikayeli arahagurutse kurwana kubw'ubuzima bwawe. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Remo shakaramando zemenekere bozesai. Ndamanura imbaraga z'Imana, ndamanura ubushobozi bw'Imana, ndamanura kubaho kw'Imana, ndabohoza buri sezerano ryose, ndabohoza ikintu cyose Imana avuze ku buzima bwawe, ndabohoza ikintu cyose Imana yakubwiye, ndabohoza ibyawe. Ndavuze ngo umwaka utararangira buri sezerano ry'Imana risohore. Ndavuze ngo umwaka utararangira buri mugisha wawe ukuzeho. Aka kanya ndabohoje imigisha yawe iri burasirazuba n'iburengerazuba, ndabohoje imigisha yawe mu majyepfo no majyaruguru, ndabohoza imigisha yawe mu mahanga hafi n'aya kure, ndabohoza buri mugisha. Rebo sakaramasai, rebo shakaramando, remo shakaramasakaramasakendere, rebo sokoromo sakaramasaka, ramando rebo shakaramasai, rebo sokoromo sakaramando. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Renderi abashakaramasai, ramando rebo sakaramasakendere. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 60. Biravuga ngo byukura abagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bwo Uwiteka bukurasiye. Uyu mugoroba byukura abagirane. Bibiliya yavuze ngo marayika akora kuri Daniel amubwira ngo byuka, haguruka, hagarara weme. Uyu mugoroba ndakubwira ngo ubwiza bwawe, uyu mugoroba ndavuga ngo umunezero wawe, uyu mugoroba ndavuga ngo byukura abagirane, byukura abagirane kuko umucyo wawe uje, byukura abagirane kuko amasezerano yawe aje, byukura abagirane kuko ibyo Imana yakuvuzeho bisohoye, byukura abagirane kuko Imana igukijije, byukura abagirane kuko igikundiro kikuri ku mutwe. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Uyu mugoroba ubwiza bw'Imana bugaragara hejuru ubuzima bwawe. Senga kugira ngo muri bino bihe ubwiza bw'Imana bukugaragareho, masezerano y'Imana kugaragareho, gikundiro cy'Imana kikugaragareho, imigisha y'Imana ikugaragareho, ubwiza bw'Imana bukugaragareho. Remo sakaramasai n'umurongo wa 3. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ramashakaramasai, bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Muri amasengesho wari uryamye hasi, muri amasengesho wari wubamye, muri amasengesho wari urambaraye uri mutaka, wari urambaye uri murira, ariko reka uyu mugoroba ubyuke, abami bagusanganire ubyukanye kurabagirana. Murongo wa 4. Ubura amaso yawe uraranganya urebe, bose baraterana baza bagusanga, baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Uyu mugoroba akira urubyaro rwawe, akira abahungu bawe n'abakobwa bawe, urubyaro rwawe wabuze, urwo Satani yagukuyeho, abagiye mu biyobyabwenge, abagiye mu busambanye, abisi yatwaye, nibagaruka uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Iyo Satani yazibye inda yawe,
ukaba udashobora kubyara, mu izina rya Yesu Kristo remosha karamasayini, uyu mugoroba akira, garurirwa urubyaro rwawe. Aba bapfumu bazibye, bafunze inda zibyara, ndavuze ngo uyu mugoroba urubyaro rwawe rufungurwe, uyu mugoroba urubyaro rwawe rurekurwe mu izina rya Yesu Kristo. Murongo wa 5, niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, nibyo ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Uyu mugoroba sengera ubutunzi bwose bw'amahanga buze hejuru y'ubuzima bwawe. Uyu mugoroba senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ngo amashyo y'ingamiya azakudendezaho, ingamiya nto z'Imidiyani n'iza Efa zose zizaza zituruka Isheba, zizaba zihetse izahabu n'imibavu zerekana ishimwe ry'Uwiteka. Imikumbi y'Ikedari yose izakoranirizwa aho uri. Amapfizi y'intama y'Inabawoti azagukorera, azurira igicaniro cyanjye ashimwe, kandi nzubahiriza inzu y'icyubahiro cyanjye. Aba ni bande? Baguruka nk'igicu, bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo. Nukuri ibirwa bizantegereza, n'inkunge z'itarushishi nizo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure. Bazanye ifeza n'izahabu byabo kubw'izina ry'Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, kuko yakubahirije. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga y'abami bayo ari imfate. Ishyanga n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho, niko ko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ibiti by'icyubahiro cy'Ilebanoni bizaza aho uri, imyerezi n'imiberoshi n'imiteyashuri bizazira hamwe, kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera. Kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Abahungu b'abakurenganyaga bazaza bakwikubite imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwite umurwa w'Uwiteka Siyoni, aho Uwera wa Isirayeli. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo. Nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amashereka y'abami, nuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura. Aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba sigo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka ni we uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba
ishami nitereye, umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Umuto azagwira abemo igihumbi, woroheje azaba ishyanga rikomeye. Jyewe Uwiteka nzabitibutsa igihe cyabyo gisohoye. Haleluya, haleluya. Iri ngiri ni isezerano. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iri ngiri kubera isezerano kuri uyu mugoroba. Iri rikubera isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Marebosha karama sakaramando. Iri ribe isezerano ry'ubuzima bwawe. Uyu mugoroba ndabohoza ubutunzi bwawe buri mu mahanga ya kure. Uyu mugoroba ndabohoza urubyaro rwawe ruhiga no hino. Uyu mugoroba ndabohoza imigisha yawe iri mu maboko y'abami n'abamikazi. Uyu mugoroba ndafungura amasezerano yawe ari mu mahanga atandukanye. Ndavuze ngo ibiri mu nyanja n'ibizahuri, ndavuze ngo ibiri kasikasi n'ikusikusi, ndavuze ngo ibiri burasirazuba n'iburengerazuba. Uyu mugoroba ndavuze ngo buri sezerano ryose riri hejuru y'ubuzima bwawe, ndavuze ngo nirirekurwe mu izina rya Yesu. Banke yose ibitse ubutunzi bwawe niburekure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kampani yose ibitse umugisha wawe niburekure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ofisi yose ibitse umugisha wawe niburekure mu izina rya Yesu. Igihugu cyose n'abami bacyo n'abagitegeka babitse umugisha wawe nibawurekure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndavuze ngo umuntu wese ufite ibyawe uyu mugoroba narekure. Nta muzimu uzongera kuguhagarara imbere, nta mudemoni uzongera gukerereza ibyawe. Nyuma y'amasengesho y'iminsi 21 ubwami bwa Mede na Peresi buvuye mu kirere cyawe, buvuye mu kirere cy'ubuzima bwawe, buvuye hejuru y'urubyaro rwawe. Ibyakuremereraga, ibyakunanizaga, iyo nzoka yari izingiye ku byawe, ibyo bikeri byari bisutamye ku byawe, ibyo bihunyira byari byicaye hejuru y'inzu yawe. Uwo mwuka w'urupfu wagendaga ku buzima bwawe, uwo mwuka wo gukenyuka wakugendagaho, uyu mugoroba birarangiye mu izina rya Yesu. Umwuka w'icyangiro wari ku buzima bwawe uyu mugoroba urarangiye mu izina rya Yesu. Ibyari bikuremereye, izo ndwara zagusohoraga umugisha wawe zirakurekuye mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo buri imbaraga z'ikuzimu, ndavuze ngo buri imbaraga z'abadayimoni, ndavuze ngo buri imbaraga z'imyuka mibi zirangiranye n'amasengesho y'iminsi 21. Ku munsi wa 21 urugamba Daniel arimo ararutsinda, yakira ibendera ryo kunesha, ahagurukana kurabagirana. Uyu mugoroba ahagurukana kurabagirana. Uyu mugoroba ahagurukana ubwiza bw'Imana. Uyu mugoroba ahagurukana gukomera kw'Imana. Uyu mugoroba ahagurukana imbabazi z'Imana. Uyu mugoroba ahagurukana ubwiza bw'Imana, hagurukana kunesha. Remo sakarama saine. Biravuze ngo ubutunzi buzava mu mahanga atandukanye, ngo amato inkuge zizaza zikoreye ibyawe, ifeza n'izahabu zabyegurirwa, ibiti byiza by'Lebanoni bizaba ibyawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazakuzaho, abikoreye imigisha we bazaza. Buri mugisha wose wari waratinze kukugeraho uyu mugoroba inzira yawe nifunguke. Urugendo rwose rwari rwaratinze kubaho uyu mugoroba nirufunguke. Abo bose bice mu ofisi bakoreramo hari amazina yawe, umwuka wari upfundikiye, umwuka wari uremerera ubuzima bwawe uyu mugoroba ukuweho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndavuze ngo hasaba igitambo, Yesu akubera igitambo. Ahasaba amaraso, amaraso Yesu akuvuganire. Ahasaba ijambo rya Yesu rihagere. Ahasaba intambara, marayika hinjira harwane. Ahasaba amafaranga, igiciro cy'amaraso Yesu ku musaraba cyishyure. Ndavuze ngo iri joro wishyurirwe, ndavuze ngo uyu mugoroba wishyurirwe, ndavuze ngo imyenda yose yari iri ku buzima bwawe ikurweho, ndavuze ngo reka mu mbaraga z'Imana icyangiro cyose kigushireho. Byukana kurabagirana, byukana igikundiro, byukana ijambo, byukana ubwiza, byukana yandi mavuta, byukana undi mugisha hejuru undi mugisha, byukana amahoro asumba andi mahoro, byukana umunezero, byukana gukomera. Ijambo ry'Imana avuze ngo umuto muri mwebwe azakomera, ngo wari umwe azahinduka igihumbi. Receive in the name of Jesus.
Receive in the name of Jesus. Umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe. Mana mu ijuru kwigirire neza. Mana mu ijuru kwambika imbaraga kandi kwambike imbabazi zayo. Mana ibaha umugisha mwakoze kw'imbere Mana muri amasengesho. Turaza gusubira, turaza kugira indi saha imwe yo gusenga ku rubuga gatoya, kuko ndabizi hariho abo bigora gukurikirana muri uburyo bundi buri hejuru, ariko ndabarerekera indi saha imwe yo gusengera hamwe do closinga, kuko amasengesho twakoreye hano online twakora no ku mbuga z'abakunda Imana isemwe nyine gusa. Ndayibandikira mu kanya ku rubuga gusa, turarangiriza no ku rubuga. Uyu mugoroba isengesho ryanjye nuko buri kintu cyawe cyose cyari kiboshywe kibohoka. Wumve yuko buri mwuka wose utagifite imbaraga ku buzima bwawe. Wizere icyo Imana ikoze muri aya masengesho. Aho imbaraga zawe zagarukiraga, imbaraga z'Imana zigiye kuhakorera. Aho ubushobozi bwawe bwari burangiriye, ubushobozi bw'Imana bugiye kuhagaragarira. Hari urugamba na kano kanya rurimo ruba mu buryo bw'umwuka. Ntabwo intambara irarangira. Mw'isi y'umwuka hari intambara zirimo ziba mu buryo bukomeye. Mw'isi y'umwuka ubwami bwa Satani bwarasenyutse ku rwego rwo hejuru. Iyi minsi 21 umaze imbere y'Imana, ndabona imisaka, ndabona igihugu gihiye, ndabona igihugu gihindutse amatongo. Ubwami bwa Satani bwahiye, bwahindutse amatongo. Ni mu buryo bw'umwuka, ntaga mu buryo bufatika. Mu buryo bw'umwuka ahantu hari ibindiro bya Satani hahiye. Mu buryo bw'umwuka ahantu Satani yakoraga amafisi hahiye. Abademoni benshi bacitse imitwe, bacitse amaboko, bacitse amaguru. Ijuru ryarwanya intambara zikomeye ku bwawe. Ndakubwiza ukuri iminsi 21 hari ubuhamya bukomeye kandi bugiye kwikurikira. Hari amashimwe ahambaye agiye kwikurikira. Hari ibintu byagombaga kuba byarabaye mu kwezi kwa mbere, mu kwa kane, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu kugeza mu kwa karindwi bitabaye, bigiye kuba guhera muri uku kwezi kwa kane. Hari abantu bagiye gutangira kugendererwa. Hari inzozi z'iterabwoba zivuyeho, hari inzozi zishurirwa zije. Hari abantu bari batsikamye badafite intege no kubyuka ngo basenge bebananira, ariko bahagurutse mu mbaraga, bashubijwe mu imbaraga, bashubijwe mu bushobozi. Hari ibintu byinshi Imana yakoze muri amasengesho. Ramasekere Mosai nimanda zamande reboze sekere Mosai. Wumve neza ko udasigaye uko waruri. Ku mubiri watakaje ibiro, ariko mu mwuka warabyongereye. Hari ubundi bwiza budasanzwe bwuzuye hejuru ubuzima bwacu. Hari ikindi gikundiro, hari uguhuzwa, hari connection zo mu buryo bw'umwuka zirimo ziba muri kano kanya. Hari abantu bagiye guhuzwa n'abantu b'umugisha ku buzima bwabo, bagiye guhuzwa n'abantu b'umumaro ku buzima bwabo. Ndabona Imana ibujije abami ibitotsi kugira ngo babyuke bite ku buzima bwabo, kugira ngo babyuke bagire icyo bakora ku bwabo. Aya masengesho hari abo agiye gutuma barara badasinziriye, bagiye gusubira muri ofisi gukora ku bwawe. Hari imanza zigiye gusubirwamo. Marebosha karamasai. Hari ibintu bigiye gukoreka ku rundi rwego mu zindi mbaraga. Amasezerano y'Imana, imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana. Iri jambo Yesaya 60 rimanutse ku buzima bwawe.
buri murongo wose wanditsemo hariya umenye neza ngo wandikeho uyu mugoroba byuka urabagirane. Marayika akora kuri Daniel amubwira ngo byuka, aya masengesho byuka, aya masengesho haguruka, haguruka urabagirane, haguruka uve mu bukene, haguruka uve mu kubengwa, haguruka uve mu cyangiro, haguruka uve mu bugumba, haguruka uve mu kugumirwa, haguruka, haguruka uve mu bushomeri, haguruka uve mu kazi k'inyica ntikize, umusaruro udafite icyundiro ku buzima bwawe, haguruka kuko umucyo w'Uwiteka urasiye ubuzima bwawe, haguruka n'igihe cyawe, haguruka kuko ijuru ryinjiye mu ntambara warwanaga, haguruka kuko ijuru ryinjiye mu masengesho wasenze, haguruka ko marayika gutumyeho, haguruka ko hari message y'Imana ije ku buzima bwawe, hari ikintu Imana ije kuvugana nawe. Marayika abwira Daniel ngo kuko ngutumyeho iri joro, reka nkubwire ngo Imana irakohereza marayika, hari message yawe iri joro, hari message yawe muri iyi minsi, hari message muri uku kwezi, hari message muri aya mezi, ijuru rigutumyeho. Uraza ko na marayika batangiye kukuganiriza, uraza gutangira kugira izo zitandukanye nizo wagiraga, uraza gutangira kugira ihishurirwa, uraza gutangira kumva ubuhanuzi buri authentique, ubuhanuzi bw'ukuri, uraza gutangira kubona ama message mazima, uraza kumva ijwi ry'Imana rivugira mu matwi yawe, uraza guhana abakozi b'Imana b'ukuri kuko ijuru rigutumyeho. Nyuma y'amasengesho y'iminsi 21 ijuru rigutumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Akira umugisha w'Imana, akira kubaho kw'Imana. Imana ibagire neza. Reka dusenge dusoze. Data mu izina rya Yesu Kristo, umugisha abo twabanye, umugisha abantu bose babaye imbere yawe, umugisha bakoze amasengesho y'iminsi 21, ugire neza umuntu wese mwami, musubirishe ikiganza cyawe. Marayika wa Gaburiyeli ijoro atemberera abakunda Imana bose, werekano kanya agenderwe umuntu wese mwami akurikiranye iri jambo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amubwire igisubizo cy'ibyo yasengeye kandi amuhe buri kintu cyose yasengeye. Ayo makado ari mu kirere, ayo magifti mwami, buri wese yakira ibintu byiwe, reka buri wese arambura amaboko yakira umugisha wiwe. Ayo mapasiporo, ayo maviza, izo mariage, urwo rubyaro, ako kazi, ayo madolari, ayo magifti, iyo myambaro, izo nshuti, ayo magara mazima, ibyo byose mwami, uko kwaguka, uko gusohora kw'inzozi n'amaherekwa n'amahishurirwa, reka bizamuke ku rundi rwego mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye Mana ko mva gusenga, izina ry'Ishimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana. Bye bye, good night.